ibihe byiza cyane wahisemo gukurikirana Electro Power Academy. Ureba kanze subscribe nkuko ubizi cyangwa se ubimenyereye ugerwaho na video cyangwa se amakuru tunyera tukugezaho umunsi ku wundi mu bambere. Kuri ubu ngubu ni trending news tugiye kubanamo, ariko nyine ni inkuru y'akababaro iteye agahinda. Ngende Iva Maxime, iyi ngiyi ni Electro Power Academy, kanda subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Ni ku munsi wo kuwa kabiri mu masaha y'umugoroba cyangwa se guhera ni ku isaha ya igana ku isaha ya saa 8 aho mu karere ka Rulindo habaye impanuka ikomeye ya bisi itwara abagenzi. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga habereye impanuka ikomeye ya bisi nini itwara abagenzi. Iyi mpanuka yabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Gashyantare 2025. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha ino nkuru muri kano kanya ko mu karere ka Rulindo byo koko habereye ino mpanuka. Yagize ati nibyo habereye impanuka ikomeye ya bisi itwara abagenzi. Kugeza ubu ubwo twabakoreraga ino nkuru twanabateguriraga ino nkuru, polisi y'u Rwanda n'inzego z'ubuzima zari zageze ahabereye impanuka ndetse ibikorwa by'ubutabazi bikaba birimbanyije. ACP Rutikanga Boniface yavuze ko hataramenyekana umubare w'ababa baguye muri iyi mpanuka cyangwa se umubare w'abayikomerekeyemo. Amakuru Igihe ifite nuko iyi mpanuka ari ya bisi nini cyane yo mu bwoko bw'amabisi manini ya societe ya International Express. Polisi y'u Rwanda rero ikaba imaze kwemeza ino nkuru. Hari amakuru akomeje kuba acicikana ku mbuga nkoranyambaga zirimo n'urubuga rwa Twitter, ariko hari amakuru tutari twemeza atari abimpamo avuga ko ino mpanuka ishobora kuba yaguyemo abantu barenga 52 cyangwa se bagera kuri 52. Nkuko mubibona kuri video turi gushyira kuri screen zanyu, ino mpanuka ikaba yabaye iturutse mu muhanda uri haruguru cyane ku musozi. Nkuko mubibona, iyo mubona hasi ikaba ari bisi yari irimo abo bantu cyangwa se yaritwaye abo bagenzi. Ni inkuru dukomeje kuba dukurikirana. Bwa mbere tuyibona twayibonye ku rubuga rwa Twitter n'ubundi ubwo witwa umunyamakuru witwa Oswaldo Swakim umenyerewe ku rubuga rwa umenyerewe kuri Radio 10 ndetse n'urubuga rwa Twitter. Yagize ati umuturage yambwiye ko International ikaba yagize ati undi muturage ati International ikaba irabariye. Aha ni i Rulindo aho bita ku Kirenge. Imodoka yaguye epfo mu manga, kuba habonekamo abakiri bazima biraharirwa Imana. Ati umpaye amakuru aratunga gatoki umuvuduko ukabije, nkuko bikomeje kuba bivugwa ko nyine ino mpanuka yaba yatewe n'umuvuduko ukabije. Twihuse cyangwa se tunyarutse, reka ture muri zimwe muri comments cyangwa se bimwe mu byo abantu baba bavuze kuri ino nkuru, cyangwa se dukore comment review gato kuri ino nkuru. Ati mu by'ukuri yitwa Twese Kimwe, ati mu by'ukuri buri wa gatanu njya i Musanze ariko izi modoka zigenda nabi, nanjye natanga ubuhamya ko naritiko muri uriya muhanda biba biteye ubwoba. Undi yitwa Elias Muyoboke yagize ati ahantu yaturutse ni kure cyane, urebye naho yaguye mu mubande naho ni kure cyane. Kumanuka ahantu hareshya kuriya ukarokoka ni Imana yonyine ibikora. Witwa ngo Garishara ati izi bisi zigenda nabi ntizitinya no kudepasiriza amwikoni. Ubwo yavugaga zino bisi nini cyangwa se wenda bisi za International. Undi ati yitwa umufana wa APR ati ntago imodoka yamanuka ahantu hareshya kuriya ngo hagire urokoka, ntago bishoboka. Abantu bafitemo ababo babe biyakira nakundi. Umuvandimwe niko yagize muri commentaire yashyize hano rwose ku rubuga rwa Twitter. Ariko polisi nkuko mwabyumvishe mu butumwa yatanze, bishoboka ko rwose ko hari ababa barokotse ino mpanuka. Uyu wiyise Eric cyangwa se The News Info for Africa we yagize ati ngo abantu 52 bahasize ubuzima n'utuyemoji twinshi cyane tugaragaza amarangamutima yiganjemo kuba yariraga cyane. Ni amakuru tudahamije nonaha, ariko urumva ko bavuga ngo abantu 52 bamaze kuba bahasiga ubuzima. Uyu witwa Umukunda Denise ati iyi nkuru ni incamugongo. Nkuko mubibona
uyu muvandimwe nawe akaba yahisemo gusangiza abantu ino video igaragaza uburyo ino bisi yamanutse imisozi n'imisozi ikagwa mu manga ikomeye cyane. Narinjije ngo mbagezeho ino nkuru cyangwa se no trending news. Reka ngushimire wowe wakanze subscribe wowe dutera inkunga kugira ngo dukomeze tukugerere hirya no hino. Ni inkuru dukomeza kubakurikiranira gatanu ku kandi n'ibinaba ngombwa rwose turaza no kuba tugerageza kuba twagera hano ino manuka yabereye mu gihe byaba bibaye ngombwa ngo tureko twabagezaho inkuru yimbitse. Iyi ngiyi ni Electro Power Academy, kandi subscribe ujye ubana natwe. Nge ndi Iva Maxime.